mumeze neza ndabasuhuje nitwa Clarisse umugeni ndagarutse kandi ni Clarisse muri sinema kuri mugeni Clarisse TV kuri YouTube channel. So niba utarakora subscribe wanyarukirayo, niba utarakora share and comment please birakenewe cyane. Mbakorera ibiganiro byiza bya sinema ndetse n'ibindi bitandukanye, so tubane kuri YouTube channel mugeni Clarisse. Hanyuma rero uyu munsi ngarutse kubwira aba filmmaker niba ukunda sinema koko kandi ukaba wumva wifuza kurambamo, ko wumva wifuza kubigira umwuga uzagutunga ukagutunga n'abana bawe, ndashaka kubwira aya mahame. Tujya tubona abakinnyi baza bakarya hiti bakamenyekana bakaba star tukabakunda, ariko tukayoberwa irengero ryabo. Ese uribaza ni aba producer, ni ikibazo cy'aba producer, ni ikibazo cy'aba director, ni ikibazo se cy'abakinnyi? Uraza kwibona mu kanya. Hanyuma rero uziko mvuze gutyo batanibuka abakinnyi twagiye tubura. None se reba nawe umukobwa bita Nikuze wamenyekanye cyane muri Stimmed, ni benshi. Reba Nikuze, reba Nick nago tukimubona, Rosine Bazongere, reba ni benshi tutakibona, harimo n'abatipe twabuze burundu. Ariko uribaza ukavuga ngo se aba bantu bagiye hehe? Hari ikintu yongera ngo nkubwire, wowe ugishaka kuza muri sinema, wowe umukinnyi ugishaka gutera imbere muri industry, biragusaba iki? Niba ukinnye, ihame rya mbere ni ukubuza icyo ushaka, ni ukubuza icyo wifuza kugeraho, ni ukubuza icyo ukunda, ukamenya n'impamvu ikuzanye muri sinema. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukuba ufite intego, ufite target. Iyo ufite target nta kintu kikunanira muri sinema. Iyo ufite target buri gihe uharanira kugira ngo ugire aho ugera. Ikindi cya gatatu nshaka kukubwira ni ukuba uri responsable, cyangwa se wafata inshingano. Gufata inshingano gute rero? Ni igihe wiyemeje ukavuga ngo ikintu cyose director mbwiye gukora ndagikora uko kiri. Niba mbwiye ku actinga wenda tuvuge ntukana, kandi wenda uri umukobwa utuje uvuga amagambo make ushobora ubwanuka mwumva ndakwiyamye, ubusundi nakubwiye ko ngiyewe nawe tunganya ubushobozi, ugahita nyine uhinduka wa nyawe. Niyo kubwiye ugomba kuba umukobwa w'umunyamasengesho, kugenda agatima kwizuka bati Yesu ashimwe wa Kristo avandimwe nitwa kana, utuje ukamenya nyine guhindura role muri wowe, kuba uzi ikintu ushaka. Ikindi kintu ugomba kumenya niba ushaka gutera imbere muri sinema ukaba ushaka ni ukumenya imyitwarire, kugira discipline mu kazi irakonta. Nubwo waba uri umuhanga kajana, nubwo waba ushoboye, nubwo waba uzi gukina kuruta abantu bose bo ku isi, iyo udafite discipline ntabwo wihanganirwa. Oya, nawe utekereze mu rugo iwawe ufite nk'umuntu mubana, cyangwa utekereze uri umubyeyi ukaba ufite umwana, cyangwa utekereze uri n'umusore cyangwa uri n'umukobwa ukaba ufite inshuti mukundana, ariko mwagera mu bantu ikagusebya. Ikintu cya mbere ugomba kwitwararika niba ukeneye kuba umukinnyi wa filime ukazaba icyamamare ukagera na kure, ni ukuba ufite discipline mu kazi. Iyo ufite discipline rero ibintu byose birakorohera. N'umuntu wagukoresheje bwa mbere arakuranga akavuga ngo jya gukorera aha, uriya muntu muzi gutya. Kubaka ubuhamya bwiza mu bantu niyo discipline. Ntabwo ari bya bindi ubona umaze kuba umusitari ukajya mu birere, director ajya guhamagara ugakererwa kuri seti, director yagushaka ukaba uri kuri phone, director buretse ndaje, mu kandi kanya bakubwira ati nyaboneka banguka ndacyaryamye, mu kandi kanya bakubwira ati ejo dufite akazi wese uzaboneka, ukavuga ngo ndaje ndi mu nzira, bukarinda bwira utageze kuri seti. Ibyo bintu discipline igomba kukuranga. Birakorohera no kugira icyo ukora mu buzima busanzwe. Ikindi kintu utagomba kwibagirwa, kumenya amagambo usubiza, kumenya amagambo uvuga kuri tele, kuri set, kumenya ibyo usubizanya n'abandi. Ibyo bintu nabyo birafasha kugira imibanire hagati yawe n'abandi, kumenya uko ubana n'abandi, ukamenya ngo uyu muntu ntabwo duhuje character. Hari umuntu ubuvugira hejuru, hari umuntu ubuvuga yitonze, hari umuntu ukunda brag kuri set, hari umuntu utazikunda, hari umuntu ukunda kurya cyane, hari umuntu utabikunda. Abo bantu bose ukamenya kuvugana nabo kandi ukamenya kubajera, sibyo?
ukamenya uko ubana nabo nyine kwa atari byo byo kuvuga ngo uriya ararya cyane kandi wenda ntabwo ubizi ko yishimira ko umuntu amuvuga gutyo. Si byiza ko buri gihe kuri seti uvuga inenge z'abandi, right? Ukumenya nyine uburyo ubana n'abandi no kumenya amagambo usohora igihe uri imbere y'abandi. Si byiza kubwira umuntu ngo kuki wowe wambara gutya, ntago uzi mu maybe ko ushobora kuba uzi umushahara ahembwa ariko ntago uzi nyine ibituma abaho gutyo, ntago uzi impamvu kwa. Kwirinda rero kugira amagambo menshi atari ngombwa kuri set, ibyo nabyo bizagufasha muri kariyeri yawe ya acting. Ikindi kuba kumenya kudafata cyangwa se kudasahinda ku bikoresho usanzaho. Tuvuge wenda uri umukinnyi, wenda umuntu yarari kugukora makeup se, uhita ufata brose ye ukomeje gukoresha mu kandi kanya ujya gufata kamera ugiye kwiga gufotora. Si byiza gukora ku kintu kiri kuri set mu gihe kitari mu nshingano zawe. Kuri set haba hari abantu bafite imirimo itandukanye, haba hari abagafa, haba hari aba sound recordist, haba hari DOP, haba hari abasista b'uburyo bwose, haba hari ba lana, haba hari aba line producer, haba hari ingeri zose. So si byiza we niba uri umukinnyi kugera kuri set ngo uhite ujya gufata igikoresho utahawe. Si props baguhaye. Mu gihe baguhaye props ni byiza ego, ariko si byiza kujya gufata ku gikoresho utemerewe gukoraho. Muri make si byiza gukora kuri set. Ikindi kintu ugomba kwirinda mu gihe cyose uri gukoresha props, si byiza ko wangiza props. Ndavuga nko ku bantu ari gihe ukora kuri projet ifite low budget, none ugasanga niba baguhaye props wenda zari gukora scene yose, ugasanga wowe uraziriye utarajya no kuri take ya kabiri. Make sure ko ugereranya kumenya uburyo ufata props baguhaye, nubwo bitari mu nshingano zawe, ariko ni byiza ko weho wita ko ubanza ukamenya niba ugiye no kuyirya in case baguhaye props ushonje cyangwa se icyo kunywa. Ni byiza ko ukirya ariko wabanje kubaza niba kitari bwongere gukoreshwa, wabanje kubaza abantu babishinzwe kuri set. Sibyo ubu bafite bakuri hafi wa muntu buryo yabiguhereje props cyangwa props man, bari abantu uwabiguhaye cyangwa ushinzwe gutanga props. Ni byiza ko iyo ugiye kuyirya cyangwa ugiye kunywa umubaza uti se byarangije gukoreshwa nabirya ko numva nshonje cyangwa mbikeneye, nabyo bizagufasha. Ikindi kandi kumenya uko ufata costume baguhaye. Si byiza ko niba bakwambitse umwenda utari gukina role yo kwivuruguta, si byiza ko wicara aho ubonye hose mu gihe scene uri gukora itararangira. Si byiza na gato. Cyambere bibangamira costume design, kandi ikindi nawe bibangamira nawe ubwawe, kuko ntago ari byiza ko ukora scene wanduye usa nabi kandi bayiguhaye imyenda isa neza. Ni byiza ko ufata neza ikintu cyose baguhaye kuri set. Icya kabiri, ikindi ni byiza ko umenya gufata script mu mutwe, ukamenya gukurikiza script, ukamenya kuvuga ngo script yanditse gutya, director ndabimuha muri langage wenda ndeba, ariko script ndayisohora gutya ayimaye, ntago ndibishyiremo amagambo yanjye. Birashoboka ko hari igihe wakenera kongeraho indyoshya birayi, ariko ntago ari buri gihe director wese ukunda abantu bahindura scripts. Ikindi kintu kibanze kuri set no kumenya time, kubaha time, gukunda time, kuyubahiriza. Igihe cyose bakubwiye ngo kwambara biragusaba iminota 5, si byiza ko ukora iminota 10. Si byiza ko kuri set bagutegereza bamaze umwanya bagutegereza. Si byiza ko assistant director gutegereza kugira ngo mukorane rehearsal, ntago ari byiza na gato. Ni byiza ko nyine buri time buri kintu ugikora mu gihe cyacyo kandi utabangamye. Bizagufasha gutera imbere. Guys, ni byinshi, ntago mvuga ko ariyo mpamvu abantu navuze bwa mbere wenda bavuye muri cinema ntago mbizi cyangwa batagiperforminga cyane, batagikunda gukoreshwa n'abaproducer batandukanye uko mbere byabaga bihagaze. Ariko ni byiza kumenya aya mahame. Maybe hari bamwe babizize, ariko hari n'abandi wenda projet yararangiye bakagumana. So ni byiza ko that's so guys, ni byiza ko
turushaho kuganira muri sinema. Niyo mpamvu Clarisse ari hano kugira ngo agufashe kumenya etape y'ubuzima muri sinema bakurikiza. Rero tubahaye ikaze, numva twasoreza ahangaha, ariko nyaboneka mwibagirwe kunshyigikira ukora share, comment na subscribe niba utarayikora, kandi wibuke gushyiraho like, bizadufasha. So amahirwe masa ku bantu mwifuza gukomeza sinema, kandi amahirwe masa ku bantu bakeneye banakunda gukurikirana ibikorwa bya sinema hafi na hafi. So murakoze guys, I love you, bye.